bishimishije ariko kenshi imutekera kenshi yari umubyeyi yari kukirira nirukana umukozi mu gikoni for 2 weeks 3 weeks zanirukana umukozi mu gikoni akabona nzanteka nje nyine 2 weeks zashira nkaba yenda mbaye busy nabonye akazi kenshi tugenda nyine nshobora permit umukozi agateka ariko amahinga abiri ya mbere nije ugenda umugore kukirira kabisa n'igikoma nkakimutekera cyose okay akamvugana muri Kenya simvuga handi ni president w'igihugu wategeye president w'igihugu yeah cha Kenya eko Uhuru na Ruto kiri vice president na baba wa taifa baba wa taifa kuna msimisha yeah anabatekeye kabisa wategeye no hari muri event yari event ya evaluation hari yari event ya abantu 8 nje nijoro kuri buffet ya presidential buffet yeah narashinda performinga neza bahita bankorana n'indi bahita banshira kuri presidential buffet nje wayi managingaga uramwarurira neza cyane icyo gihe wiyubisha umuzide umuzukuri numvishemerewe neza kuko uwo munsi nahavuye kandi imagine ko najana icyo gihe nari umushitsi ya 2016 nari umushitsi uwo munsi nahavuye twamaze yo 3 days donc twakoze mise en place 3 days dukora 3 days uwo munsi navuyeyo aba manager batandatu b'amahoteli banzana ama business card kamaza witwa nde nitwa kanaka ushaka twemera tukaguha akazi okay tuzabyigaho nageze twavuye Saturday Monday nsubire mu interview nage mu interview mu hotel atandukanye finally bari kurangira mbonye akazi keza cyo gihe. This is Upana Media TV nk'ibisanzwe twongeye kugaruka mu biganiro rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ni nawe tugiye kuganira kuri uyu munsi rero ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe mu murongo wacu Upana Media TV tukugeza ibiganiro bitandukanye birimo amateka birimo ubuzima busanzwe ndetse n'ubuhamya busanzwe. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo muri kubona imbere yanyu wenda hari abashaka kuba muzi akaba ariho n'abandi batamuzi araza kutwibwira hanyuma tubone kwinjira mu kiganiro nyacu. Reka tubaze tumuha ikaze. Tuguhaye ikaze muvandimwe. Asante. Nibyo gusa warumye ngumpaye ikaze. Ndishimye ko wampaye ikaze. Urakoze cyane. Yego. Yes, turakwakiriye kandi mu kiganiro cyacu wenda hari abantu ashaka ko batakuzi wenda bibaye byiza ndagira ngo wabibwira. Nitwa Gakunzi Olivier. Nkuko asanzwe uvuze nyine ndi umuchef by professional. Chef iyo bavuze chef ni umuntu w'umutetsi w'umunyamwuga. Ntabwo waba umushefu utari umunyamwuga. Ubwo urambaza umwanya gese utari umushefu niki ni umukuko. Sinzi ko mu Kinyamurenge twavyita umutetsi utari umushefu utari umunyamwuga. Bamwita umukuko. Okay. Ariko chef ni umuntu wabyigiye umuprofessionnel cyangwa se umunyamwuga niwe witwa chef. Kandi mu Kingereza ndaje mbwira mu Kingereza ni chef mu Gifaransa. Buriya kariyeri ya hospitality ituruka mu Faransa. That's why usanga amagambo menshi amaterme technique menshi bakoresha muri hoteli bakoresha Igifaransa. Ari amajambo ataba mu Kingereza akoreshwa mu Gifaransa just usanga amajambo yose bavuga mu Gifaransa. N'abanguphone bayakoresha ndano kino kenshi usanga bakoresha amaterme y'Igifaransa ariko ugasanga bayahengetse mu buryo turumenye ivyo ari byo. Okay. Kubera kutabimenya. Yego. Uri umuchef. Yeah. Mbese uri umutetsi wabigize umwuga. Yeah. Wabyigiye. Yego. Kuri kaminuza nizo nize. Nize hotel management ni specializa mu gikoni. Okay, none ituduha background y'amasomo yawe kugira none twinjire mu kintu cy'umutekano noneho. Okay. Nishakaga tangiye kuri kaminuza. Kaminuza nayigiye mu Rwanda ahanditswe kuri RTUC. Niho nigiye hotel management. Ndangije hotel management naje specializa mu gikoni. So ubundi umutetsi w'umunyamwuga w'umuhanga. Ese by'umwuga bigira diplome cyangwa bya certificate? Licence, nize licence. Licence. Yeah. Okay. Yeah. Uri umuchef. Yeah. Kuko programme nyine yari haba programme ya licence. Okay, hari n'ahaba na short course, hari diploma ariko je narangije
porogaramu ya lisansi. wimazemo igihe kingana gute? Ubu nyine uyu ni umwaka 15. Ni ibintu wisanzemo cyangwa ni ibintu wakundaga n'ubundi? Mu by'ukuri nari nsanzwe mbikunda, ngo ubuce nza kugira umuntu wanyinfluenceje kubyiga. Mu by'ukuri ntabwo nabitekerezaga ko nabyiga, ariko n'ubuzima busanzwe nari nsanzwe mbikunda. Ukunda guteka? Nari nsanzwe mbikunda cyane, ariko bishobora kuba byaratangiriye ku bupangayi. Iyo umuntu ari umupangayi akubwira ngo uteke tayini choice waba ufite, waratekaga? waba uri obligé guteka. N'ubundi wari usa n'uzi guteka? Nari mbizi. Iyo mu buzima busanzwe sinabanye n'ababyeyi cyane, n'abaye ndi umupangayi, tuvukana turi benshi, nkaba mu batoya, nagiye mbana na bakuru banje na bashiki banje, ugasanga nyine nje ndisanzuye mu rugo, akazi kose ndagakora, nta kazi ntakoraga. Ukaja mu gikoni? Gateka kandi gateka neza. Ariko ntabwo natekerezaga ko naje kuri kaminuza. Nyuma nibwo nagiye kwiyandikisha INERAC, tuvugana na mukuru wanje, then mukuru wanje arambwira ntabwo uri buje kwiga kuri INERAC, arambwira tumaze imyaka 6 ndi umushomeri, so ugomba kuja kwiga hotellerie. Ndamubaza hiba, mubaza ikigo cy'ishuri kiri, aranshorera, arantwara, anyinjiza muri class, anyinjiza kuri nyine, aranyandikisha, nawe ananyisha amafaranga ya inscription, aranyandikisha ngo ndangize, ngo buce ndatangira ishuri. Mushiki mu ndabikunda cyane. Secondaire wari warize ibiki? Nize human resource. Ukiba muri secondaire wigeze utekereza ko wenda uzakora akazi nyine ko guteka? Tibyakubagamo? Ariko se utangiye kubyinjiramo wabitangiye wenda kuko babikubwiye, ariko hari n'ukuntu wabyiyumvagamo nawe wenda wikunze, hari ukuntu wabyiyumvagamo? Utangiye nyine kuri kaminuza yabyo? Cyane, kuva umunsi wa mbere ntangira. Ikuru twatangirije nayo yari ya customer care. Mu by'ukuri zabaga biryoshye cyane. Ikindi batwigisha isomo rya communication skills. Amasomo atangira umwaka wa mbere aba aryoshye bitabaho. Aba aryoshye mu buryo mu by'ukuri nta muntu n'umwe wiga abona muri imvarabo wese. Bumva niyo mwarimu arangije amasaha yiwe mwumva mwakomeza. Iki kintu wiga nako iki kintu ukora, wenda hari abantu wenda muri community yacu cyane bacunga wenda kumva ko atari ibintu by'abagabo, uvuga ngo nakazi k'abagore. Nari bice ku ruhande. Ariko nta complex zawe ugeze ugira wenda cyangwa se ipfunwe ryabyo? Nta na rimwe. Kubera ko nzi ko kandi nzi kuri nyine nk'uko bivuze ni bake, turi bake hafi ya ntabo. Turi bake, ariko nagize amahirwe bwa mbere nje muri stage yari muri 2012, nibwo nagiye muri Corine mpasanga executive chef wakoragamo, ni nawe umumenta wanje, ndanamushoruje chef Gasore uherereye hano hino guke, ndakuramukisha. Niwe umumenta wanje, nsanga akazi yakoraga yari umutetsi, niwe executive chef. Kandi buriya iyo bavuga umushahara wo muri hoteli ntabanga ribamo. Ni ukuvuga ngo umushahara wo muri hoteli uzwi w'abantu bose, usanga HR umushahara mubamuzi, GM mubamuzi, noneho ngo bambwira umushahara chef Gasore ahembwa, ndavuga nti no, numva biratangaje. Make cyangwa menshi? Menshi cyane. Yahembwaga menshi pe. Sinyavuga hano, ariko ni menshi. Tuzaje kumutera ngeta. Ariko mu by'ukuri ni naho natangiye bikundira. Narabikunze ku munsi wa mbere byinjiramo, ariko uko n'iminsi yagiye, uko nagiye mbikoramwo niko nagiye mbikunda. Nabyo urubaje ngo byipfunwe cyangwa kumva akazi k'abagabo, nahubwo nuko mutanabizi, kano kazi ka hoteli nakabagabo hafi nka 8% nakabagabo, kuko ugeze mu gikoni cyo muri hoteli uzasangamwo nimba ari nk'abatetsi 30, uzasanga nk'abagore nka 5, 25% abari abagabo. Kuko nakazi gasaba imbaraga, nakazi gasaba guhagarara amasaha menshi, kandi murabizi bashiki bacu na mama wacu guhagarara amasaha menshi birabavuna cyane, ariko nakazi k'abagabo. Ese iyo mwiga indyo yose cyangwa mubyiga hari ibyo umuntu ahitamo? Indyo yose kuvuga, ndavuga wenda guteka nyine, kumenya guteka buri kintu cyose. Buriya mu ishuri.
iyo bakubwiye muri uriya muntu n'umunyeshuri hari ibyo mwiga ariko umenya reality bigeze kuri field bigeze kuri field nibwo uzumenya neza ibyo ni ukuvuga n'ibyo mwiga muri class ariko iyo mugeze kuri tele mudakoresha byinshi mukora ama shortcut amenshi mukoresha ama shortcut because of time kuko amzukura n'ingishoro kuba binahenze wenda no sico ngico ahubwo usanga byinshi ara mukoresha shortcut kugira ngo kuko abari ibintu mukora bidasaba procedure ndende naho kuko ibintu zo muri hotel byose buriya kenshi iyo umuntu akoze order muri hotel ubundi maximum igomba kumara 5 minutes iyo irengeje aho ngaho uba warambiranye unless bakakubwira ngo taharaka dufite ariko yo minute ngahe 5 minutes ku buryo byaba bihiye se ubundi dukoresha bita mise en place iyo tuvuze mise en place iyo terme ari ibindi zikora mariko mu gikoni ivuze mise en place mu gikoni ni matarisho mu Giswahili cyangwa se n'imyiteguro mu Kinyamurenge no kuvuga ngo ntabwo waza muri hotel uje kurya ngo shike ngo ordering inkoko ngo tuje gufata inkoko tuyiteme tuyifure tuyitogose ishe tubona kwikaranga sorry no kuvuga ngo icyo tuba twebwe dukora mise en place no kuvuga ngo ufata inkoko yawe ukayiteka nimba ari inyama z'inka ukazitogosa nimba ari igitunguru ukagikata nimba ari ginger ukayibrandinga nimba ari garlic ukayibrandinga no kuvuga ngo byose biri standby mu buryo umuntu avuga ngo kuko ari gihe ubona order nk'icumi at once ushobora ngo ndashaka chips ndashaka chips masala ndashaka chicken wings ndashaka gizzard ndashaka mutsima na fish ndashaka fish finger umuntu akabikubwira aba waiter bakazara aba waiter batandatu umuntu agasaba bibiri no kuvuga ngo icyo ukora ngo kubera ko ufite mise en place yawe so ni ukora mu masegonda so ukurikiza nyine uko bagiye baza so biba byoroshe kubera ko ufite kuko yawe hiyano ufite inyama zawe hiyano aba ari ibintu byose cyane iyo bibaye na ngombwa mukora isosi icyo bita concassé yivuze concassé ni isosi ku bantu tuzadukorana ya sosi tuzadukora ya yindi tuzadutogose inyanya twamara tukagira yitwa concassé no kuvuga ngo icyo bita concassé ubufata isosi yawe ukayitegura ibiri ready mu buryo ikintu uzikora gusa n'icya gitunguru ushira ipanu ushira ku ziko then igitunguru cyamara gutaninga kala cyabaye brown ugatishamo isosi ugatishamo za nyama zawe cyangwa yafi yawe cyangwa bla bla ikintu nk'icyo so unless ikintu yenda nka nyama choma taking a time kandi nazo hari zo mufite byibura at least mufite zibanze kugira ngo in case umuntu ayi ordarinze tumeje kumutindira umunsi wa mbere wawe wenda wikoze nk'akazi utari na stage umunsi wa mbere wikoze nk'akazi washimye ibyo watetse cyangwa hari ikintu witegereza igitangaza cyabayeho umunsi wa mbere nje mu kazi umunsi ukora examen bazanye udupapuro turatombora tombora umutsima natomboye umutsima ngo maruransinda gucumba ndabizi kubitekereje gutyo kera wowe ukora mutekereza gucumba umutsima kuwuhisha nibyo kuba bitekereza naje ko nabitekereje naravuze iki kizamini kuko twari twahokoze twabaje gukora theory ndetse nasinanye amanota 38 yari 40 mu buryo sorry no yari 50 nabonye 48 mburamwa amanota 2 muri theory muri theory nija kandi ijambo rimwe kandi nkaritekereza nkaryibuka ariko namaraso yari ijambo babaje ngese ngo grooming niki so okay anyway uwo munsi rero ndacumba jewe nari navuga ngo umwana w'umunyamurenge bahaye umutsima ndabakorera barampa amanota nuko ngo barakorera igitangaza shanda bucumba narawucumza umutsima igitangaza cyabaye urantsinda namasanga nabonye zero warahiye cyane ndanawusimbiza neza ariko sico bashakagaho kera kuribaza ngese bari bakeneye icyo bashakaga ni presentation uburyo wo presentamo umuko je naracumze rankorekera imisana nyine nawusimbirijemo all wari ukenewe presentation uburyo present umutsima
so hari uburyo iyo umaze kuwucumba twebwe ntabwo tuwusimbiza, dufata foil paper aluminium cyangwa foil paper, then ukawushiramo wamara ukayikunja, ubundi ugira 2 layers cyangwa se kushe zibiri, warangiza ukayikunja hepfo no haruguru. Hari uburyo tuyifinye nk'uburyo nzo kugiye kwaza umutsima tukira abana uzubyibuka gatimbo wayifata ukagira guki, so niko tugira ariko twe tugukorera muri aluminium, warangiza aluminium ukayifungura ukatakata then ukapresent, cyangwa ugakoresha igikombe cyangwa se bowl. Hari akaboro kaba gapima 250 grams, ushiramo cling film, then ugafata umwuko ukaruramo, warangiza ukawutsindagira, wamara kuwutsindagira ukawushira ku isahani. Kara kantu nyina yangumi sezo zita udutaratine, I think kinyemenya ariko twita udutaratine rero, ariko nyine kari bien presentable, ugashiramo then ukora gushimba ibindi ku ruhande. My friend, barayifoto uyu munsi naribajije aba bantu n'umutsima nti wahiye bawushimye, barambaje kuba muri inshuro nyinshi, warangije? Yes. Mbazwe n'abantu barenga 5 bose, warangije? Mbora no muntu n'umwe basi bansova mbwira ngo wabishiye, ndamubura. Cyo kintu cyambabaje. So niko vyagenze, ariko kubera ko nanatsinze theory, cyo bashaka abantu ba professionnel. Umunsi twakoranye n'umuhungu wari uvuye Butari, nawe aratsinda examen, twese dusinye contrat le même jour. Ya mu Rwanda, hari twari mu Rwanda icyo gihe. Ya. Ubwo naribaje noneho undi wa yari stage. No. Kara akazi yari contrat ya mbere. Oh, yari contrat. Ya. Ariko ndagira ngo ntiwicuje ko wenda mu byo wishe ntabwo wishe guteka, ahubwo wishe presentation nishe. Ya. Kandi barabyumvaga kubera ko yenda babonaga nyine umuntu yenda ta experience yari zero. Ya. Ibi bintu usanga ukora n'umuntu. Bigira amafaranga meza menshi cyane, n'ubwo umuntu wese yobwira n'umwana wajya cyane. Ikindi kandi amafaranga biterwa na bidii ya mtu. Hari abantu nta bantu z'abaganga b'abakene babaho. So no kuvuga ngo kano kazi kacu na kazi kagoye, karavuna, ariko nakazi kataza gashomera. Kuba ushobora kwicara hano yenda nimba nk'ubu maze imyaka hafi 3 nta kazi ngiye kari permanent. Akazi kanje kari ni mobile, kuko ni kuri telefone, umuntu arampamagara nza n'icyo umuntu akampamagara ari mu rugo, kumuntu umaze nk'imyaka ine mutavugana, umara guhamagara ni chef kanaka tuvugana, yes mfite anniversaire y'umwana tel jour, umwana afite birthday umunsi, uzaza kuntekera, sawa ngeta notinga ahantu that is your birthday, then akayijamo ndambwira ngo mfite ibirori, hari umuntu wicara ari mu Buganda akambwira ngo hari umuntu wakundangiye kuri umutetsi nitwa kanaka ntabwo tuziranye, woza kuntekera, yes ukajya Uganda. Ikintu cyane Kigali umuntu akampamagara ari muri Amerika, yewe njewe ngiye Kigali none ndashaka kuzaza kuntekera n'umuntu wakunshimiye cyane, nukuvuga kaje kuri telefone kandi made disponible throughout. So nukuvuga ngo kano kazi kacu ni keza cyane, ariko bisa kugakunda, utagakunda karavunye cyane apana buke, kuko hari ahantu ushika duhura na challenge nyinshi cyane. Hari nk'igihe dufata nk'urugero mvuye nk'ahantu hongira ibikoresho, ngira full equipment zihagije z'igikoni, ikindi maze mu buryo yo kwideplace biranyorohera, ariko no kuvuga ngo mvuye ngiye Kigali, yes biramvuna, ariko nkubu nyine ho already maze kubaka, hari ahantu nagiye nshaka ibikoresho nyine biranyorohera. Iyo ngiye nubwo nogenda la veille, habe nubwo nohagara na kandi mfite akazi Friday, inoshwe biranyorohera cyane, ariko mbere zaramvunye, zakaza bimvuna no mu bitekerezo, gutekereza kuja mu kindi gihugu, kubi nicaye hano ngira umuntu no kwaka ibikoresho Cyangugu, ngira umuntu no kwaka ibikoresho mu Ruhengeri, mfite umuntu no kwaka ibikoresho Gisenyi, mfite umuntu no kwaka ibikoresho Kampala. Ni ukuvuga ngo nyine aho ntarabaza ni muri Ethiopia, nda i Burundi ho sinoje kubera impamvu runaka, ariko mu zukuri ahandi hantu hose ubu nyine kuvuga ngo mpamagara ari wese biranyorohera kugira ngo ngende gukorera akazi. So ariko gusa kano kazi nagiye muri byinshi, ariko kano kazi karagoye, ariko ni keza. Nacagiye muri corona nakoze akazi tuzi ko abantu benshi bari bicaye, cyo narakoraga, nagize akazi mu buryo natekereje kukareka, ariko mutekereza kukareka ndavuga abana ndabatungisha iki,
umwanya wako no nakoze akazi kenshi urumva twakoraga turi batanu nasigayemo nije nyine urakora cyane ndakora cyane ndaruha no ntabwo yari menshi kubera ko urabona nta ni ukuvuga ngo hoteli nakoragamo hari abapadiri bari barafungiyemo barabuze uburyo bataha iwabo bahita baza muri hoteli barimo baza gucumbika so ni ukuvuga ngo nabo batekeraga breakfast and lunch dinner so ndavunika ni ukuvuga ngo nabamfasha gukora amasuku nabyo nkabyikorera nje nyine so urumva ko kano kazi kacu ni ukuvuga ngo utanabonye n'akazi keza ubona kabi gushomera byawe bwaba ari ubushake bwawe I'm sure 100% gushomera kuko jewe hari n'igihe akazi kigeze gushira icyo gihe mu gihugu hari aba crise economique hari amatora amahoteli nta bakiriya afite abazungu basa n'abasohoka igihugu bana abazungu batinya amatora mu bihugu byo muri Afurika icyo gihe naragiye mfata imbabura nshira ku ibarabara teka capati ku munsi nagaza mbona iyo nabaga nahebuye nabonaga $8 per day kandi kenshi natekaga mu gitondo amasaha ya breakfast so kandi ngateka amasaha y'umugoroba amafaranga umunsi nabaga nahebuye nabonaga $8 undi munsi nabonye nkabona $15 17 18 so uko umuntu ari maze gufatisha nza kudevinja mu bindi ariko nayo mezo amezi 3 birananira kuko numvaga atari kariyeri yanje mu byukuri ndongera ngakora muri kariyeri still kwiga bino bintu birahenze cyangwa ni ibisa ari ibintu bidahenze byose byose birahenze kandi ibintu byose birahendutse biterwa naho wigiye ko nubwo nk'urugero nkugiye KU ntago binganya na Butare nanga muri indi kalori Butare bishimwe $8 paya ibihumbi $8 ku mwaka ku bantu kandi nta program ya lisansi yabo haba diploma biga 3 years ariko baraforma heza cyane KU bishura nimbari 150 I think $1,500 ku mwaka ku mwaka ni diploma cyangwa ni lisansi lisansi ni ukuvuga ngo ino kariyeri yacu ushaka wiga short course ushaka kwiga diploma ukeneye kwiga lisansi no kwiga lisansi ibi bintu agiye utekereza ko wenda hari umwana wawe ushaka kuzabikora simbizi buriya iyo umuntu amaze kuba mukuru nibwo azacuza icyo akora gusa nabibifuriza kuko ni akazi keza cyane cyane niba uteka icyayi kirimo ginger cyangwa se icyayi kirimo tangawizi uzobanza ukareka amata akabira ukabona gutereramwo tangawizi kuko iyo itereyemo kitarabira ntabwo ayo mata ashobora kuresista ku mbaraga za tangawizi gihita gicika so urareka amata akabira ukabona gutereramo tangawizi ukomeze ako kari agaciyeho hari abantu benshi bashobora kuba wenda bari kumva ikiganiro cyacu bakibaza ese ushobora kwigisha abantu bakabikora cyane neza cyane rwose n'ubu ndabafite abo nigishije dukorana mu event kubera ko mu buzima busanzwe ntiwambara icyo nkora ko mu buzima busanzwe niko kazi nkora mu event atandukanye yakora mu event atandukanye mu makwe mu birori mu biriyo mu ngo z'abantu ku bantu bafite abashyitsi mu bantu bafite ama anniversaire ni ukuvuga ngaho aha akari ko kose akazi kose umuntu kose ko guteka habe n'ubwo ngo ngwino mu rugo iwanyu utekere mpengeri hari abatazi kuziteka nazo nubwo mpamagara mu rugo ngo utekere capati rwose ndaza umbwiye ngo uzinyigishe gusa ni ukuvuga ngo niko kazi nkora so kwigisha abantu no biba byoroshye cyane hari abo nigisha abo dukorana gusa mu ma event sometimes biba biri tricky kubera ko mu event bane manini ushobora kutigira ngo ibintu byinshi ahubwo mu anniversaire surtout hari nk'abantu nzakora mu anniversaire ya surtout nk'abanyakenya umuntu aje kuri Google agakurura menu then akayikohereza nawe ubwiwe nyine atazi ibyo gusa abonye amafoto atazi ngo niki kirimo iwe bana kuri Google cyangwa kuri TikTok yabona ibiryo bisa neza agahita bifata nawe agahita kohereza muzana ngiye utekera ibi ngibi ibi biba binyoroheye as a profession takumazi wa as a profession biranyorera kugira ngo ikintu umuntu yambaye nawe nuko nabanta yumva dufata urugero ari nk'umuntu uzanira menu yo muri Ethiopia cyangwa muri akazana menu y'aba Nigeria
biranyorohera abanyateka cyane nta gikuba cocika ngo ngo namavanga kandi ibintu simbizi kubera ko manzi spices zigize ibintu jewe nzireba gutya amasegonda abiri ngahita menya kubera iyo uri umushefu uzi kubalansinga ama spices nta kigoye kiba kirimo. Iyi niyo challenge kenshi ziba ku bantu batazi donc batazi guteka kugira ngo amenye ngo pera masana turmeric birajana gute, cardamom na paprika birajana gute, cinnamon na cloves birajana gute, ni kihe kiza kiba cyinshi, ni kihe kiza ndabizi kuko arongo watakaye. So nukuvuga ngo uburyo balancing rero biranyorera niyo umuntu ampaye umuntu agugura inzira yamara akanyohereza cyo biranyorera rwose ko mbikora. So nukuvuga ngo ino kariyeri ni nziza ntizibura kandi iyo ntigira pension even igihe wowe ushaje sitije bikora ubwo urambaza ngese ntanteka iwanje za nkora igitangaza ndabizi ko cyaro ugiye kumbaza teka day n'uyu munsi natetse umugore yari yajanye umwana kuri vaccine asigara ntekera abandi yari yajanye jana n'umukozi sigara amatekera niyo yaba hari urateka shobora no kumusiga mu gitanda neza cyane urugo nteka mu buryo okay hari igihe abana bangumukana bakanyegizira ngo mbatekere so iyo bangumukanye nta yindi cyose mafite muzukuri abana babazi ko bazi guteka biteye ubwoba urabizi cyane baranyemera bazi ko mbese nyina torakoze n'utwatsi so nukuvuga ngo kenshi iyo bakeneye ikintu kandi rwari sinaje kugura pizza urazikorera sinogura baga kuko tudaboro ziriya batanga duke ariko nje wone muzo ngo ntege baga no batekera na zirindwi ndo mutagafata zibiri cyangwa batekera 10 nari mbagabanyije nkagafata zibiri nimba ari pizza sinoteka pizza imwe mu rugo zibiro nteze nka 3 mu buryo duhawa n'aba neighbor so nukuvuga ngo ntabwo abana banje donc niyo bavuze ibiryo byo hanze bo nta mutwe usanga ntabyo bazi niyo tugiye bazaba ngo daddy ngo ibi nibo uzi guteka kurusha abana barakomparinga ugasanga kandi hari ibyo nabo bamaze kumenya ubunyine bamaze kumenya ama recipes uba muri communauté n'ubundi yabumva no rimwe bashaka kuvuga cyane wenda abanyamurenge yego abanyamurenge bari mu bantu bazi guteka oya ni bake babizi bake cyane kubera ko iwacu nyine abenshi nkaba bano bantu bagiye bavukira mu nzira abenshi bagiye bakurira ku bakozi ba mama nabimuhira bari bazi guteka ishoma n'igitiga no batekaga ibiryo biri natural byiza cyane ariko ntibagiraga byinshi ibintu byinshi na amaryo yagwiriye atuma abantu bamenya ariko si benshi babizi kuko hari nabo nzambwira ngo ntibazi gucumba nzambwira abantu kenshi ngo no gucumba kanima ari umurundi bigeze kumbwira rimwe aba muri Australia yarambaje se twaza tuvugana nawe arambaza ngo se ngo kubera ko abanyamurenge tutazi gucumba umutsima kandi ari byo biryo byacu nkabimbaza bucyo nyine numva nyine ibyo bavuze afite ishingiro ukunda kurikira cya kibazo babajije ngo ese abanyamurenge bazi guteka kandi urabizi ko umutsima niyo main food yacu ari abatuye muri Amerika ari abatuye muri Australia ari abatuye ruguru twese nibyo biryo turya kenshi ushobora usanga abanyamurenge baza barya umuceri ari bake bashoboka nawe zigisubiza musubiza ubona umukobwa w'umurundi kazushatswe n'umunyamurenge ndavuga ngo umugabo wawe nakunsubiriza ngomare nawe ntiyabonye igisubizo ariko ndabizi muzukuri ni benshi batazi guteka benshi cyane n'umutsima ndabizi wobaza ngo ese gutuma utazi gucumba umutsima uzarebe benshi ari abantu uzata gusa umutsima tibabureke ngo wumuke gusanga umutwe afata umutsima kuzumva urimo nk'amazi ariko iyo ucumza umutsima apimye amazi n'ifu neza si ngombwa gutogosa baba ngo baba ari nk'amafufu wocumba neza pana byo gushira amaguru ugacumba ugatinda ugacumba umutsima ugasha umutsima uzuhiye neza hari abagore babyaye inshuro 8
abagore bafite imyaka 50 ni ukuri kimwe no gucumbira umutsima utokoza mu kanwa uzi utamira kumva ufite nk'agaseseme yego kandi aryo yakuriyemo arizo ubuzima ariko ubuzima yakuriyemo yaje mu kizungu ari umugore yavuye mu ruramba ari umugore ava mu minembwe ari umugore ava ku ndondo ari umugore ntazi gucumba barahari kenshi kubera ko nje nyine kandi kubera iyo mpamvu kenshi nyengezi w'abandi benshi banyita utakungaburira barituta cyane kubanza ariko kubanza kandi nanjye testingira okay umutima ni uzumva ariko ibindi byo numva ari bisanzwe abantu benshi bazamaza ngo umugore azateka ukarya cyangwa uzwe mukabicisha nk'amasiko mukabi hari nyine azabizana nyine tugaserera kandi yabitetse no nyine urabona nyine uko byemeze nyine ukavuga ati aha sibyo cyane cyakoze wenda umugore wawe ari muri ishimwe kuko nyine ndatekereza muri generation turimo abagore benshi asigaye bakunda kera cyane kurusha mbere kuko bimeze umuntu akubwira ngo umugabo yateganya kumva ikintu gishimishije ariko kenshi imutekera kenshi yari umubyeyi yari kukirira nirukana umukozi mu gikoni for 2 weeks 3 weeks zanirukana umukozi mu gikoni akabona nzanteka nje nyine 2 weeks zashira kabayenda mbaye busy nabonye akazi kenshi tugenda nyine nushobora permit umukozi agateka ariko amahinga abiri ya mbere nije ugenda umugore kukirira kabisa n'igikoma nkakimutekera cyose mukibana kigeze muje naho no ahubwo yatunguwe n'umunsi wa mbere namuteke Spanish Rolex aratungurwa uzi guteka bingana gutya ariko yaje azi gukora muri hoteli yaje abizi yaje abizi yumva ari fier yabyo cyane ndabizi ko abashaka kubera ko imyumvire y'abantu ashaka kuba muri mutiya wawe ntiyashaka guteka ariko abo nyine bo suko mwenda bo hambere ariko abo nyine yabagize amahirwe kuko abenshi barabivuga ngo cyampa umugabo umutetsi benshi barabivuga barabiapreciate kabisa abamuje mbonye umugabo umutetsi muraza nkora ibindi ariko sinaza mu gikoni ukamutekera icyo basaba bifuza cyane iyi kariyeri uyimazemo igihe kirekire yego hari abandi bashefu b'abanyamurenge uzi ushobora kuvuga ngo umubare w'ababijamo bamaze kuba benshi okay abonzi babagize umwuga si benshi ariko nzi ababikoramwo même si atari abanyamwuga ariko ndabazi barahari ariko turacari hasi cyane turi hasi turi benshi turi bake kuri uyu musitoro dutashe twogira ikibazo gikomeye cyane gikomeye kuko zonyine abonzi no kuvuga ngo umubare ushobora kuba nkeka ko ushobora kuba uhari nta nubwo wokwira na hoteli ya at least 4-5 amushobora ntiduhagije bikomeye wa mugani uvuga ngo tuzamudusubira ngo atekereza ko abantu bose bahora barota twatashe wenda igihe bizaruhara bikageraho oya ni vuba mutekereza ko abantu bakwiriye kuba babyiga cyane kugira ngo wenda n'icyo gihe kizagira abantu wenda dufite abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ibyo ngibyo ko tubimenyereye mu banyamahanga wenda okay mu andi moko atarayacu atari wakwishima wenda cyangwa se wanezezwa no wenda ubona abana b'abanyamurenge benshi babikora none dushaka abandi bantu bashaka kuba bize cyane kubera ko bino bintu bigira amafaranga tudabora ikindi tureke mu buryo bw'amafaranga izo serivisi zirakenewe ni ukuvuga ngo igihe cyose tuzataha igihugu cyabonetse tuzaba dufite amahoteli ntabwo ari bya bindi kuvuga ngo umushitsi yaje ngo mwamuraje kwa kanaka oya abashitsi uzobaza bose bahitira mu mahoteli na bene so nyine bazoza baza kuza baza baje kwenjoyinga bazoza baza batashe iwabo azoza ashike hoteli ahitira muri hoteli ntabwo azaza ngo ahitire iwabo azaza ahitire iwawe muri hoteli azaza iwawe avuye hacumbitse kuko buri wese aba afite ikeneye freedom aba akeneye ahantu yisanzura ariko kuvuga ngo aze muraze mu nkari z'abana muraze muri matora yenda yumva atari comfortable nayo aryamye mu cyumba yenda iwawe ufite air condition akeneye air condition ni ukuvuga ngo
umuntu wese azagenda kureba muri hoteli. Tugiye muri hoteli tuzaba dukeneye abatetsi, tuzaba dukeneye abantu bakora mu byumba, tuzaba dukeneye aba waiter, tuzaba dukeneye aba plumber. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byinshi bidukeneye bizadukenera iwacu. So that's why abantu bari bagomba kuja mu mashuri bakiga ibintu byinshi bitandukanye. Twe tutagira n'abantu bize ibintu za mine, nimba banahari ni bake. Ibya mining, yeah. Uzarebe nk'abasudani singe worsije ariko turatanga ibitekerezo kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazotaha iwacu tugasanga dutahanye ubukene bwinshi, tutangiye kuzana aba etranje ngari baza kudukorera akazi. Nk'abana b'abasudani uzasanga baza hano muri Kenya baza biga faculty zibiri, biga ibintu bya business, bakiga ibintu by'ubucukuzi bwa peteroli. Prisk ka 95% nizo baza biga nizo biwabo. So ni ukuvuga ngo iwacu tuzakenera abantu bafite ibintu bitandukanye. Twese ntabwo tuzaje mu mabiro twese bishoboka, ntabwo tuzaje mu mabiro twese, tuzakenera abantu bakora kazi ya mikono. Kandi bya kazi ya mikono igira ifaranga. Hari nk'umuntu usanga nk'umuntu uhagarariye ibintu bya tekinike muri hoteli ya 5 star hotel, usanga afite amafaranga ateye ubwoba. None ubwo buri abayobozi reka ngwe nk'urugero nk'umuntu nza nibuka muri 2013 umuntu wari ushinzwe butchery muri Serena yahembwaga 500,000. 2013 yahembwaga 500,000. 500,000 chege ni ukuvuga ngo dolari ijana zavunjaga 50,000 53,000 dolari ijana. Ngayibaza uyu munsi wa none rero ubu yarashinzwe gusa butchery yonyine gusa, yarashinzwe butchery yo muri hoteli. So ni ukuvuga ngo ni utuzi twiza, akazi k'amaboko ni keza, gusa kaza gasaba passion, kuvuga kunze. So iyo wagakunze ukagahugukamo biroroshe kugira ngo kenshi nagiye mwana abanyakenya ugasanga umuntu afite certificate nk'icumi, mwazana mu plumber wa mbere nkamubaza ugasanga no munyakenya, mwazana mu electricien wa mbere ugasanga no munyakenya, mwabaza mu white wa mbere ugasanga no munyakenya. Ibintu byose ugasanga imyanya yose, mwabaza mu F&B wa mbere w'umuhanga no munyakenya, mwabaza abashefu ba professionnel na abanyakenya, ukamusanga imyanya priske yose ugasanga yenda human resource niwe w'umunyarwanda, ariko imyanya priske yose, imyanya yose ikomakomeye ifasha abanyakenya. Ni bandi bantu watekeye izina rikomeye cyangwa se bazo? Okay, reka mvugana muri Kenya, simvuga handi. Ni president w'igihugu. Watekeye president w'igihugu? Yeah. Cha Kenya? Yego. Inde? Uhuru na Ruto. Ruto akiri vice president. Na baba wa taifa. Ubwo batekeye? Baba wa taifa kuna msimusha. Yeah, arabatekeye kabisa. Watekeye iki? No, hari muri event. Yari event ya evaluation. Yari event ya abantu 8,000. Nje nije wari kuri buffet ya presidential buffet. Yeah. Narashinda performinga neza, bahita bankora nari ndahita banshyira kuri presidential buffet, nje wayi managingaga. Uramwarurira neza cyane. icyo gihe wibishimiye Umuzukuri numvishemerewe neza kuko uwo munsi nahavuye. Kandi imagine ko najana icyo gihe nari umushitsi ya 2016. Nari umushitsi uwo munsi nahavuye, twamaze yo 3 days. Twakoze mise en place 3 days. Dukora 3 days. Uwo munsi navuyeyo aba manager batandatu b'amahoteli banzana ama business card. Kambaza witwa nde, nitwa kanaka. Ushaka kutwemera tukaguha akazi? Okay, tuzabyigaho. Nageze twavuye Saturday, Monday nsubire mu interview, nagiye mu interview mu hotel atandukanye. Finally bari kurangira mbonye akazi keza icyo gihe. Byagwesha kandi. Yeah, byampesha akazi. Performance yanje muri iyo event byampesha akazi keza. Niye handi hantu ushaka kuba warakoze kumva wa successful. Handi nakoze ndi muntu umuyobozi nakoreye, nari nyoboye hoteli ya Dr. wa President. Yazanaga n'abandi bayobozi bakomakomeye nk'abatekera. Dr. wa President? Yeah, Dr. wa President. Muganga wa President. Yeah, muganga wa President. Wakiri gihugu. Yeah, okay. Yeah. Ni Uhuru tuvuga ama? Na Kibaki. Twakora nakoze imyaka 3 yose. Ari nuje umutekano kuvuga ngo iyo ntabaga mpari kurya byabaga imyaka 3. Ari umuteke. Yeah, muri hoteli. Iyo niyo yabaga ariko yagiye nk'ahantu kuko kenshi yakundaga kuja kureba ahantu hayubaka ama guest house.
bakazaza gutwara ibiryo bakabimushira yagiye kuri field bakabimushira muri kariyeri yawe muri kariyeri yanyubakiye inzu nubwo nyine haje kuba ibindi ariko yanyubakiye inzu n'ubu irantunze kandi ntunze neza intunze neza mu buryo hari igihe abantu bazavuga ngo afite support runaka nje ntayindi ngira niyo irantunze mu nzu turi abantu 8 abantu 8 se okay turi 8 mu nzu mwese n'umuryango wose mbese abantu n'umuryango wanje wose turi 8 ahubwo se nibuka kwaje ikibazo buri muri bamwe bahishije amazu nako basenyewe kitengera ndagira ngo abantu benshi babizi inkuru iranze ukamufanga no tekereza ko shoko yarantwaye hafi nka 15,000 $15 15,000 barayisenyera hasi kuko nari narayishoje yose yararangiye yose mu buryo ikintu cyari gisigaye ni ugutera irange inyuma ariko nari n'amafaranga nayo nayatanze already kuko bagomba gutera irange n'akazi rimwe badusenyera muri gihinga tujiste bagomba kwitera na gatanu badusenyera na kabiri ngira ngo kuko badusenyera na kabiri n'ubundi mu mafaranga y'akazi y'inkono reka ngo tere story ngifite mushiki waje umwe ni mwene mama wacu kongera kandi kamwene data wacu yarambaje ngo ese data we ngo wamwita uvuyemo inzu wamwita uvuyemo inzu kuko twarabigize impango ngo inzu yavuye mu mwita inzu yavuye mu mwita nziza vraiment nziza pe wicuza n'ubundi bari bayikoreye ntabwo nzicuza rwose icyo nzi nuko nabonye ko umwuko ari cyo utanga resultat nzima bitarimo loan bitarimo loan tukwishira mu nkono tukwacanira ni ukuvuga ngo ni ibyo nkunda ni ibyo nkunda kabisa kumwe nkunda kunywa amata na coca fanta ntabwo wowe umwe ntuze iki agafuro twigeze agafuro no iyo ugiye guteka uje mu gikoni ni iki kintu giteye kumva kino kintu mu biryo ntetse kino kintu kirimo numva indyo yanjye imeze neza iteguye neza iyo ugiye guteka uri mu gikoni uri kumva hari indyo wenda uzuvuga ngo iyi ndyo iyo urimo numva ibiryo byanje biri buza kugira ngo nziza cyangwa se biri buza kugenda neza garlic na ginger kwera ntumbaje ikintu kiba ibiryo uteka uzumva bitestinga neza nicyo ngicyo bituma ibiryo bitestinga neza testinga neza ikindi bituma bitagira ingaruka kenshi ku bantu buriya abantu bari sensible ku bintu by'imirire cyane hari nk'igihe dufata ugenda bamenyere kurya ibishimbo iwawe niyo uje ukarya salade ntayuzi ishobora kugufata ukaba warwara mu nda ni urugero hari igihe ushobora kuba utamenyereye kurya yenda amashaza wayarya amashaza bugiye très sensible ku mu nda z'abantu abantu barya amashaza aho bagahita bafata akinkoresheje garlic na ginger ibifasha bituma ibiryo bitestinga neza cyangwa bituma bitagira iyo midugararo myinshi iyo abantu benshi batasha amakwe cyangwa ngo gutekesha inyama wine nabyo bimera neza cyane inyama wine yes bimera neza cyane ibyo bintu byewe ntabyo nzi nzabikwigisha yego hanyuma ariko nibishura neza tugomba kwishura byanze bikunze nta kintu cyo gusa kigomba kubagirira thank you abantu benshi iyo bageze mu makwe benshi bakarya hari abantu bataba kuvuga ngo barwaye mu nda cyangwa ku munsi ukurikiye kuva benshi byanze bikunze wenda ko muba musanzwe n'undi mukamurira serivisi hari ibintu bimwe muba muzi wenda bitera n'ibiterwa n'ikibuga ndavuga mu ruhande rwanje simvuga mu ruhande rw'undi ndavuga muri ruhande rwanje kubera kare rwonse mu by'ukuri
ndatekereza ko kenshi njyewe nta complaint nagiye mbona uruhande rwanje inshuro nyinshi nagiye nteka amaze imyaka 3 iza nkora mu event y'abanyamurenge ariko nta hantu nigeze numva complaint uretse rimwe hari umutipe inshuti yanje witwa naringiye kuvuga izina rye Kandereke yarambwiye ngo ntazarya ama spices kubera ikibazo cya estom ngo mare ngagere kuri buffet ipira biramukubita imukubita ndanirwa kwihangana arayirya ngayirya yamaze kwiryamye mufatira aho ngaho ni uwo muntu nufishe complaint nabwo yari inshuti yanje ahita ambwira ko nyine ari epirawo kandi atazayirya kubera ikibazo cya estoma ariko mu by'ukuri nta complaint zanakira ikindi binaramutse bibayeho nojanisha ari abantu barenga 5 namenye ko habaye ikosa ry'ibiryo ariko ari abantu bagera kuri 5 3 4 hari gibe bitewe n'imirire bari batamenyereye so nta sintekereza impamvu kenshi bitera ntekereza ko ashobora kuba ikibazo c'uburyo ibiryo byatetswemo zakora ngo amasuku ahagije ikindi buriya nimba ari ikintu buriya kiri very delicate ni ikintu cyitwa salade buriya na fruits iyo byagiye ku zuba bihinduka ibindi biza bihinduka iyo bitinze ku zuba bishobora kuzana izindi consequences so ubundi biriya abantu babikora bafite ama fridge hari uburyo bagomba kubirinda izuba hari uburyo ki bikorwamo ndavuga mu buryo buri professional kenshi ni byinshi bishobora gukazinga ibiryo kugira ngo abantu barware mu nda bishobora kuba byatetswe nabi bishobora kuba byakoranywe isuku nkeya bishobora kuba byatewe n'ama spices kumenya kuyavanga neza kuko spices ntabwo ari abantu bose bazi kuvanga ama spices umuntu wese utari umuchef unless ari ibintu yenda yatojwe azi bihagije kutamenya ushobora kuvanga spices nabi bikaba byakozinga ibindi bintu so ni ukuvuga ngo nzoterwa n'ibintu byinshi bitandukanye so ariko kuri side yanje jewe nta izo complaint ntazo zanakira nzukuri ntazo zanakira kabisa ntazo hanyuma rero tugwera no kumusozo mu kino gihugu ariko si wacu hazajya igihe kimwe runaka abantu batahe basubire mu gihugu n'iki utekereza uzuvuga ati ningera mu gihugu bitewe na kariya yanjye nzakora n'ibindi n'ibyo uzakora ugeze jewe narisobanukiwe narimenye uyu munsi wone naramutse dutashe iwacu akaba develope ikintu nokora noheshishemo iwacu buriya icyo bita hospitality nibo abantu bambere bazabahesha image nziza iwabo cyangwa se igihugu cyanyu nibo abantu bazabatanga image mbi mu gihugu abantu mu buryo umuntu azaja kuri Google akavuga ngo izi hoteli zo muri kino gihugu cyangwa bagira service mbi ni ukuvuga ngo njewe ico nokora no traininga abantu bo mu karere mu buryo abantu bose bazatugana bose bazobana service nziza mu buryo umuntu yazagenda iyo abareri wabari buraya ari muri Ikantara Amasimbi akavuga ngo nageze mu gihugu kimwe bampa service inoze ari contribution akora mu gihugu hari n'ibindi buriya hari n'ibindi abantu batazi buriya nimba hari ahantu haba umutekano munini w'igihugu uba mu mahoteli nimba hari ahantu abantu bazagambanira igihugu bakaba bokigirira nabi mu mahoteli ni ukuvuga ngo uwo mukingi nzokora ibifuka neza cyane mu buryo bwo kwakira abakiriya bagana igihugu cyacu neza mu buryo cyo kumenya umutekano uko uhagaze ku bantu baba binjije nyine bakorera amahanga kuko niyo manama azakorerwa niyo abantu bazabagambanira anyway iri nk'ibintu buriya hoteli bamwe ibintu byinshi cyane bamwe ibintu byinshi so iyo abantu batabaye careful biroroshe kugira ibintu byangirika mu gihugu uretse ibyo n'ubundi usanzwe umushefu cyangwa se ibyo watekereza ushaka wafasha n'uburyo bwa service gutanga service nabyo wobyigisha abantu turabyiga byose tukarize zose byose babirimo muri hotel no twiga hotel management muri hotel management rero irimo ibintu byinshi bitandukanye no kuvuga ngo iyo wiga hotel management mwiga ibintu bya service mwiga ibintu byo guteka
ni byinshi biba birimo, ni byinshi cyane. Haba ni ukuvuga ngo departement ya hoteli yose urayiga kuba human resource, kuba waba F&B manager, kuba waba chef de cuisine, kuba waba ni byinshi, kuba umupota, ni byinshi cyane. Nta kintu na kimwe utokora muri hotel management, ni ukuvuga ngo ubuzi ha ibintu bifiri buze naho bikirira. So buriya nta n'ikintu cyiza buriya nko kuyobora hoteli warabyize, kuko hari ibintu byinshi utarabyize, hari ibintu byinshi wakwica, hari ibintu byinshi wakwica n'ibindi wowe, ariko warayize hari ibintu byinshi wokiza. Kuko nk'urugero wewe no guha urugero ko wewe iyo wicaye ku meza tiwomenya ngo foke ya salade bimeze gutya, tiwomenya ngo knife irya ifi bimeze gutya, tiwomenya ngo nta bintu na kimwe wamenya. Ariko umuntu ubizi we abazi ngo ibi ngibi bigenda gute ku bintu bijanye na anyway. Hotel ni ikintu kiri vast cyane, ni ikintu kinini mu buryo ushobora gutanga serivisi tuzamana nk'abazungu. Umuzungu ushobora kumuzanira asanze gusa uburyo imeze settings, akaba adashobora no kuyicaraho kubera ko abazi ibiryo odarinze, yarangiza akabona uburyo imeze settings, ashobora kutayicaraho, ashobora guhita yivaho kubera ko baba bafite amahame runaka, azi ngo foke irya salade ni iyi, ikiyiko kimwe supu ni iki, kandi abizi ntabyo ikiyiko kirya ibiryo ni iki, you are welcome. Ufite mwarimu utakugoye rwose. So ni byinshi cyane. So ni ukuvuga ngo nk'ubu wo kubwira ngo igitanda gisaswa gute, twasanze cyashashwe wowe, hari abagabo ngo tuzi kera ntarashaka ntabwo ari bizi, ariko oya kurya umugore wasaswa siko muri hoteli asaswa biratandukanye cyane. Uko hoteli zisaswa ni standard imwe ku isi hose. Umuzungu azashika mu cyumba gutya akegura imatora akareba uryo isashe, ahita amenya ko umuntu wasashe abizi n'utabizi akamumenya, biba bitandukanye. Tugana ku musozo. Uyu munsi uramutse uhuye n'umuntu ahubwo ngo ishuri rya hoteli cyangwa se ibijyanye n'ubuteka, bamugiriye inama? Sorry? Uyu munsi uhuye n'umuntu ahubwo ngo ashaka gufungura ishuri ryo kwigisha guteka, bamugiriye inama? Namushigikira cyane. Namushigikira abaye nka mwene wacu no mwemera no kuzatanga amakuru amwe aza volunteer, noza nkora volunteer nkaza kumufasha kugira ngo ariko nsike ariko yashizemo bene wacu benshi kugira ngo abahugure bihagije. Batanga umusanzu wanje kubera ko nzi ko one day tuzabakenera abo twatwigisha nayo tuzabakenera bose. Ahubwo turanenga n'abantu babyize badevye kariyeri. Hari abo tunenga batabikoze neza ko hari ubukene bateye. Yego, turi gusoza, reka dushimire abantu bari kukurikirana kandi tubabwire ngo mukomeze gukurikirana kuri Watch Pana Media TV, ndetse n'abantu bashobora ko wenda aribwo bakubonye bari hano mu karere, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Kenya, bafite amakwe bakugana. Tubaza gushanya nimero yawe hariya, wenda abatasaza bakuvugisha cyangwa se bagukoresha nabo bazakugane kandi ubahe serivisi rwose ababikeneye aho umuntu yaba ari hose. Nabwiye gusa icyongoro nyine no kuja i Burundi, ariko ibuviraho ni vuba. Ibuvira tuzaja Goma maze kuhagera kabiri aho hafatiwe. Ni ukuvuga ngo abantu bose bakeneye serivisi zacu biroroshe, waza Nairobi, igihe cyose waba uri Nairobi ukeneye abantu baza kugutekera mu rugo uvuye hanze, twagufasha. Ku bantu bakeneye kumenya gutegura amamenu mwatubwira tukabafasha. Ku bantu bakeneye abafite ama event atandukanye muza muduhamagara, turahari ku bwanyu. Abantu bari mu bihugu, abaje gukorera amakwe mu Bugande, abaje South Sudan, abaja mu Rwanda nubwo waba uri mu ntara nagusangayo rwose, biranyorohera ko already namaze kubisetinga, biranyoroheye nta kigoye kirimo. Twabafasha rwose. Abe next month date 30th nzaba ndi Kigali nagiye gutekayo November. Ni ukuvuga ngo tugera ahantu hose, timuka twima akazi cyangwa ngo mukenere serivisi zacu muzibure kandi duhari, muzamuduhamagara, turahari ku bwanyu ngo tubafashe.
ubwo nitwongera gutekereza gukora nk'akantu tugateka tuzaguhamagara uzemeze kureka abantu noneho ubugisha ndahari rwose. ubwo tubwiye abantu bari kudukurikirana ko ubutaha nitumugarura tuzaba tugiye guteka noneho. Ubwo rero arabayumva aba bano bari hano barayabumva, ariko n'abadukurikiye bategereze kandi bazabibona vuba cyane. N'abandi abakeneye gukurikira ibintu tuba dukora kuri Big Chef Africa, channel yanje yitwa ngo ni Big Chef Africa, ikoze urayibona, uhita ubona ifoto yanje ndi iruhande rw'amasahani nambaye amahuzu y'akazi